Mbanje kubasuhuza mwese mukurikiye kuri TV show. Ni bya biganiro byanyu tubagezaho umunsi ku munsi, bya biganiro by'inyurabwenge. Ubu tukaba twaje mu biganiro by'urukundo. Ubu ngubu na buri wese akaba ahawe ikaze yo kugira ngo yumve ibi bintu tugiye kubagezaho. Uyu munsi tukaba twazengurutse imbuga zose, twagiye dusoma ahantu hagiye hatandukanye mu bitabo by'urukundo. Twaba dufite umutwe w'ijambo ugira uti ibimenyetso. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe tugiye kubabwira by'umukunzi uguca inyuma. Uwo mukunzi ashobora kuba ari umuhungu, uwo mukunzi ashobora kuba ari umukobwa, ndetse n'uwo mukunzi ashobora kuba ari umugabo cyangwa se umugore. Ibi bimenyetso nibyo twagiye dukura mu binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba ari Wikipedia, yaba ari ibinyamakuru byo hanze, ahantu hose ushobora gusomera ibiganiro by'urukundo. Ibi byose ugenda ubibonamo. Reka tuze dutangirire ku mwanya wa mbere. Ikintu cya mbere dusanga mu rukundo by'umuntu koko ashobora kuguca inyuma bya nyabyo, cyangwa se ushobora gukeka yuko yaba aguca inyuma. Ikintu cya mbere kiza ku mwanya wa mbere ni agakwizera. Buriya kwizera mu rukundo ni ingingo ikomeye cyane. Buriya abantu benshi iyo bakundana ubundi byakabaye byiza yuko bizerana, ariko mu gihe hajemo kutizerana, burya rwa rukundo nta ntego ruba rufite. Ati gute rero? Urugero, umuntu utakwizera ubimenya gute? Ashobora kumuhamagara wenda nk'uku nguku, wenda ari mu kazi cyangwa se ari mu tundi tuntu, urumva, ugasanga nta kwitabye, cyangwa se ukamubaza ati se sheri, uyu munsi bimeze gute, uri hehe? Nyine we agahita yumva yuko ashatse kumenya ibintu byinshi urimo, cyangwa se ashatse kumenya ibintu by'ubuzima byawe umunsi ku munsi uba urimo. Sasa rero wa wundi ububwiye ahita yirakaza, ugasanga ararakaye, ati se kuki uri kumbaza ibintu nk'ibyo ngibyo, ndi mu kazi. Nyine ugasanga nyine harimo akantu nyine ko kutizerana. Ubundi mu rukundo hagomba kuzamo ikintu cyo kwizera. Rero mu gihe umuntu mutizeranye, ukumva uramubaje ati se sheri, uyu munsi uri hehe ko nshaka yuko tubonana, we ugahita usanga yahise abifata ukundi kuntu, yahise abifata nk'aho ushaka kumwinjirira. Aka nako ni akantu nyine dushobora kuba twafatiraho mu gihe wowe ufite umukunzi, ugasanga uri kumubaza muri ubwo buryo. Wenda uri kumubaza, sina ngombwa yuko wenda ngo tuvuge ngo uri kumuneka, oya, ahubwo ari ukuntu umubaza ukabona we nyine nakwizeye nyine ukabona ibintu byose ari kubifata nk'aho uri gushaka kumwinjira muri bwa buzima bwe bwite, kandi ahubwo ari ukugira ngo usobanukirwe n'ibyo arimo. Iki nacyo rero tugisanga ku mwanya wa mbere. Reka tuze dukomeze no ku yindi myanya. Ikindi kimenyetso kizerekana yuko umukunzi wawe aguca inyuma ni iki ngiki, nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Buriya aburana gake. Umukunzi wawe uzarebe nk'urugero, iyo ari ikintu mupfuye runaka, gishobora kuba cyoroshye cyangwa se kinakomeye, buriya umukunzi wawe nubona yaburanye gake muri icyo kibazo mwagiranye, uzamenye yuko burya afite undi muntu ku mpande. Ati gute? Akenshi iyo muri kuganira kuri icyo kibazo mufitanye mu rukundo, we usanga nta mwanya bifitiye yo kuba yagusobanurira mu buryo burambuye. Usanga akubwira uti byagenze gutya na gutya, akaba arakubwira ati mu kanya, ati ndi bize, reka tuze kuvugana mu kanya. Ugasanga nyine ari kugucabiranya, kujyana hirya no hino, kandi mu by'ukuri wowe ushaka kumenya ukuri kw'icyo kibazo ukuntu byagenze. Uyu muntu rero uburana gakeya kiba ari ikibazo mu rukundo. Buriya mu rukundo hagomba kubamo kwizera, kubwizanya ukuri, gutanga umwanya kuri mugenzi wawe, kuba wamuha umwanya mukaganira ibijyanye n'urukundo rwanyu. Rero iyo hajemo
kutizerana cyangwa se akakuburira umwanya cyangwa se ugasanga we ari mu ikosa ahubwo ugasanga ari kuburana gakeya kandi wowe ufite fagiti zigaragaza yuko ari mu ikosa, akenshi ujya ushyiramo question uvuga ati se uyu muntu bitebye ese aracyari mu rukundo cyangwa afite ukuntu yigenza ku nguni akajya gushaka n'abandi bantu. Ubwo rero niba uri maso nyaboneka uramenye umuntu mukundana n'ujya ubona muri kuburana mufite akantu mwapfuye gatoya mukaburana wowe ukamurusha amakara ariko wowe ukabona yacishije make, jya uvuga ati kabisa ibi bintu si ibyanjye, banza nanca inyuma, cyangwa se akaba afite n'undi ajya kureba ku mpande ntawamenya. Urabe maso nyaboneka. Turaje dukomeze no ku mwanya wundi wa gatatu. Ikindi dusanga ku mwanya wa gatatu ni uko uwo mushuti wawe ashobora kuba asigaye acudikanye n'abandi bantu benshi. Urugero, ushobora kuba ufite umushuti w'umukobwa ugasanga asigaye acudikanye n'utundi dusore, asigaye acudikanye n'abandi bagabo utamenya, buri uko muhuye ugasanga ari kumwe n'abandi bantu, buri uko ugiye wenda unyuze ku kazi ke nimugoroba ugasanga ari kumwe n'abasore ngo baje kumucaho sinzi ngo biganye ngo ba besto. Nyamuneka urabe maso kuko gushidikana n'abo bantu kenshi nabyo ni ikibazo. Icya mbere cyo ubura mu rukundo ubundi iyo hajemo kwizera ubundi agomba kukwereka inshuti ze nawe ukamwereka ize, mbese mukamenyana. Ariko mu gihe atarakwereka inshuti ziwe bahorana cyane kiba ari ikibazo, kuko ni hamwe uzasanga nawe watangiye gufuha, ugasanga hajemo imiserero, ugasanga hajemo ibibazo. Rero kugumya acudikana n'abandi bantu, abasore sinzi iki, inkumi ku mpande, icyo ngicyo nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byagaragaza yuko aguca inyuma. Kandi akenshi noneho iyo ugiye kumureba, ubwo ni urugero mvuze, wenda ari nko ku kazi, usanga uyu munsi ari kumwe n'abasore runaka, ejo ugasanga ari kumwe n'abandi runaka, ejo bundi gutyo. Ubwo niba ari umukobwa ugasanga, niba ari umuhungu ugasanga nawe ejo ari kumwe n'abakobwa runaka, mbese nagusobanurira wanamubaza ugasanga nyine ari kuguhereza ubusobanuro budafatika, ubusobanuro budashinga, ati uriya ni inshuti turaziranye twarakuranye, kandi mu by'ukuri ubundi yakagombye kugusobanurira akakubwira ati uyu nguyu ni umushuti wanjye, tuziranye gutya, twakoranye gutya, turakorana, cyangwa se mu kazi biba bimeze gutya. Ariko ese ikibazo tuba twibaza ni iki ngiki, buri gihe kuki usanga ari kumwe n'abandi bantu, nabe yanagupresenta avuga ati uyu nguyu ni sheri, kuki icyo kintu atagikora? Ikindi, ese kuki uba ubona nta mwanya guha mu gihe ari kumwe n'abo bantu bashudikanye, ahubwo ugasanga umwanya yawuhaye bo, we yagushyize ku mpande kandi byitwa yuko ngura sheri? Icyo rero nacyo ni ikimenyetso dusangamo gishobora kugaragaza yuko umukunzi wawe byanze bikunze yaba aguca inyuma. Turaje dukomeze tunyaruka twigira no ku wundi mwanya. Ikindi tugiye kureba ku mwanya ukurikiraho, turahasanga ikibazo gikomeye cyane, kuko abenshi bajya banagipfa, kigira giti kutemera ko umukobwa cyangwa se umuhungu akurebera muri fone yawe mu gihe ari sheri wawe. Urumva kino kibazo ubundi kiri abantu bakundanye, bari muri romantike, bari mu rukundo rwa nyabyo, ariko nugira gutya ugafata nka telefone y'umuhungu akanga yuko uyirebamo, nyamuneka jya ugira amakenga uvuga ati se ni ibiki ari kumpisha? Ese ko mwaka telefone ndi sheri we nkaba mbona adashaka yuko ndebamo, harimo ibiki? Maybe wenda hashobora kuba harimo abandi bakobwa bandikirana, cyangwa se harimo abo baba baryamanye babafashe amafoto, dore ko byateye mu rubyiruko rw'iki gihe. Urumva rero wa mukobwa we, jya ugira amakenga nawe ubwawe uvuga ati se sheri wanjye ubundi yanyije telefone, yewe ushobora no kuvuga ati nize telefone mbanze
mpamagare mu rugo mbwire mama yuko ndi buze bitinze, ubanza unacekinge muri telefone yiwe urebe ukuntu bimeze. Ariko se urabura aho ngaho uramubwira ati niza ndebe, arabyanze, urumva atari ikibazo? Icyo ni ikibazo cyane gikomeye. Buriya mu rukundo hagomba kubamo kwizerana. Niba umuntu akubwira ati mpereza telefone, yimuhe setu, ni ibintu byoroshye. Niba ageze ku kintu wenda yarebye amafoto akareba ibiki, musobanurire abyumve. Ariko mu gihe ataguhaye telefone, wenda iyo umusabye runaka hari ukuntu umuntu aba ari bored akaba yabwira mugenzi we ati niza telefone, ukabona mbese ayiguhaye atishimye, cyangwa se arakubwira ati nta muriro urimo, nanjye ngiye kuyicomeka ubu ngubu. Jya umenya ati hari amabanga aguhisha, kandi ayo mabanga arakomeye. Ashobora kuba aguca inyuma, ashobora kuba afitemo ibindi bintu muri telefone runaka bitari byiza. Icyo kibazo rero jya ukigaho, kandi ni icy'ingenzi. Nyamuneka uzanabicunge sheri wawe ubimukora, urebe koko niba ari byo. Nubona yikwimye uzavuga ati karabaye, noneho banza banca inyuma, cyangwa se banza mu rukundo naribeshye. Icyo ni ikindi kibazo. Turaje dukomeze no ku wundi mwanya. Mwebwe mugumye mukore subscribe kuri TV show, ubundi noneho tugumye tubagezaho ibiganiro byiza. Reka dukomeze no ku wundi mwanya. Twakomeje no ku wundi mwanya, mbibutse yuko ibimenyetso ari ibimenyetso mu by'ukuri nawe ubwawe ushobora kuba wagenzura. Wenda ushobora kubonamo ibimenyetso 3 cyangwa se 4 cyangwa se 2 bitewe n'uko umukunzi wawe ameze n'uburyo muri iyi minsi mumeranye. Ikindi kimenyetso twakomerezaho ni ukutakwitaba kuri fone. Kutakwitaba muri fone kiri mu bimenyetso nabyo bishobora kubabaza umukunzi wawe mu gihe yaguhamagaye yakubuze, ndetse akanakeka n'ibindi bintu byinshi waba urimo kandi mu by'ukuri atari byo. Kutakwitaba kuri fone rero nabyo ni ikibazo. Ubundi mu bantu bakundana bagomba kubwizanya ukuri, akamenya ati sheri wanjye arampamagaye, yego ndi bize, ariko se niba ampamagaye ngiye nkora iki? Ushobora no guhita umwohereza SMS ukaba wamubwira ati ndaje mu kanya turavugana. Ariko se umuntu aguhamagaye bwa mbere, yego uri bize mu kazi, aguhamagaye bwa kabiri, kandi ibyo byose uri kubibona, aguhamagaye bwa gatatu inshuro 5 mu isaha, ni gute wowe udashobora gukeka yuko ari no mu bindi bintu? Ubwo akazi ko twakavuyemo, kuko ukuntu twe turemye tuhita dukeka yuko wa mukobwa mpamagaye cyangwa se wa muhungu mpamagaye iminota 30 yose ndi kumuhamagara inshuro 5 inshuro 10 ntari kunyitaba. Ese ari mu biki bishobora gutuma atanyitaba? Kandi rimwe na rimwe urabizi neza yuko akazi yakavuyemo, cyangwa se urabizi neza yiriwe mu rugo, cyangwa se urabizi neza ni muri weekend, wenda uragira ngo umuntu ahure munaganira ibyanyu, ariko uramuhamagaye cwe, wohereje SMS wapi. Uwo muntu rero utakwitaba kuri telefone ngo aguhe nibura n'utunota 2, icyo ngicyo kiba ari ikibazo. Cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga nabwo arakwitabye, ariko akwitabye wumva kwitarutsa ngo halo bushu, umeze neza, nawe umeze neza, ati ntacyo ngo turaza kuvugana ngo utuntu ngo narindimo. Utwo tuntu se ni uduki aba arimo? Icyo nacyo ni ikibazo. Nyamuneka wa musore we, wa mukobwa we, jya uba maso, umenye ati uyu muhungu iyo muhamagaye cyangwa se uyu mukobwa iyo muhamagaye aba ari mu biki. Ubwo mba mbarabuye nyine hakiri kare, ejo n'ejo bundi bitazagenda gutya na gutya, ugasanga n'iza ngo zihora nyine zishwana. Dore no mu ngo yuko bibamo, ugasanga umugore yirirwa kuri telefone, umugabo ntabizi, yamuhamagaye yamubuze. Icyo nacyo ni ikibazo. Ubwo rero murabe maso. Niba ufite sheri cyangwa se ufite umukunzi, ugerageze kugenda ubigenzura gake gake, bizagenda nawe biguha igisubizo. Unamenya ati uyu muntu turi mu rukundo tumeranye gute, uyu muntu afite papasi runaka imeze ute. Turaje dukomeze mbibutsa gukora subscribe, dukomeza dutaruka tuhita twigira
no ku kindi kimenyetso. Twakomeje bakunzi bo kuri TV show, tukaba tukibagezaho bya bimenyetso ushobora kumenya yuko umukunzi wawe cyangwa se uwo wita ngo sheri yaba aguca inyuma by'ukuri. Ikindi kimenyetso cyahita gikurikiraho ni uguhinduranya password. Iki kibazo cya telefone cyo ni ikibazo gikomeye cyane mu bantu bakundana. Abantu buriya iyo bakundana kenshi bakunze gupfa utuntu dutoya, utuntu tutanashinga, utuntu turi aho ngaho. Rero umukunzi wawe nubona akenshi akunze guhinduranya password, dore ko ibyuma by'abazungu byateye rimwe na rimwe, ejo akayihindura, ejo bundi akayishyiramo indi, ejo bundi agashyiramo pattern sinzi ibiki. Akenshi uyu muntu ntuzamwizere 100%. Urugero, ejo uramusuye, yego arayikweretse, aho ni sawa, ugiye mu byo ushaka, urebye amafoto, wumvishe indirimbo, aho ni sawa. Mu kwezi gutaha uramusuye nanone, usanze ya password yayihinduye. Ese uyu muntu aba azihindurira iki? Ese kubera iki buri uko uje usanga harimo password itandukanye na yayindi? Iki rero nacyo ni ikibazo nyamukuru abasore cyangwa se abantu bari mu rukundo mushobora kwitaho, kuko sinabyizi. Ubundi se password yo kujya muri telefone nimara iki? Ubundi mu rukundo mwakagombye kwizerana, akaba azi password yawe, akaba azi sometime hari n'ababwirana imibare ya momo, akaba yizi, azi n'amafaranga ariho, azi n'amafaranga uhembwa. Rero iyo hajemo icyo kintu cyo kwikeka, ukavuga uti si ngombwa yuko amenya ibyanjye, si ngombwa yuko amenya password yanjye, cyangwa se yayihinduye buri kanya ari kugenda ahinduranya, ntabwo biba ari byiza. Burya nabyo bituma wa muntu mufitanye ubucuti budasanzwe mu rukundo agumya gukemanga cyangwa se agukeka yuko uhishemo amabanga runaka. Ashobora kuba ari amafoto y'undi mukobwa mwaryamanye, cyangwa se ari amafoto y'abandi bakobwa muri kumwe, cyangwa se ashobora no gukeka yuko ari abandi bahungu. Ubwo ni ku mukobwa, ashobora gukeka yuko ari abandi bahungu muhorana, sinzi mwagiye kwenjoyinga, mwasohokanye, mwasomanye. Ibyo byose rero ni ibintu umukunzi wawe ashobora guhita amenya yuko umuca inyuma, kandi bya nyabyo bikamubabaza, ndetse bikaba byanatuma rwa rukundo rwanyu rusenyuka. Si ngombwa yuko muhisha password, mubwire password, n'ubundi uba umufata nk'umukunzi mukuru, umwe ufite rukumbi. Rero si ngombwa yuko ubimuhisha. Kubimubwira no kutabimubwira, kuri we hari ukundi kuntu abifata. Ubimubwiye ni byiza, abifata nk'aho mwizerana. Utanabimubwiye nabyo ahita abifata nk'aho hari ikintu muhisha kandi gikomeye. Uru rero ni urutonde rw'ibyo twari twabateguriye bishobora kugaragaza yuko umukunzi wawe yaba aguca inyuma. Mfate umwanya rero nshimire buri wese wadukurikiye, buri wese wafashe umwanya we wo kumva ibi bintu. Ndabizi bizamufasha mu gihe runaka, mu gihe ari kumwe n'umukunzi we, cyangwa se mu gihe afite kuzashinga urugo mu gihe kiri imbere. Ibi ni ibimenyetso bishobora kuba byagufasha mu kumenya ati uyu muntu turi kumwe, ese koko anekerezaho iki, cyangwa se amfata gute, cyangwa se ni gute amfata nyine mu rukundo rwanjye muha. Ubu rero reka dusohoreze ahangaha, tubasaba tunabibutsa mukomeza gukanda subscribe, kugira ngo buri kintu cyose dushyizeho muzajye muhita mukibona kuri playlist ya YouTube kiri hejuru. Mwakoze rero kunkurikira, Imana ibahe umugisha.